Mu by'ukuri ubukwe ni ikintu gikomeye pe! Bavandi ntabwo nababeshya, ubukwe ni ikintu gikomeye, buriya bigeze ahantu umuntu yumva yuko nta kintu kubaho bimumariye, aba yageze kure pe! Aba yatakaje ibyiringiro by'ubuzima bw'ejo hazaza, aba yumva ko nyine byarangiye, aba ari kubona nta kindi cyerekezo cy'ubuzima bwiwe gihari. Abantu bamenye Yohana uwo ari we bateguye ndetse na madamu we banditseho Yohana, ariko hari uburyo bambaye message mpitamenye uwo ari we. Gasaro TV. Mumeze mute? Nizere ko mumeze neza, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nje hano nzanywe no kubashimira, ndashimira abantu bose bamfashije gusenga, ndashimira abantu bose bamfashije mu burwayi bwanjye nari mfite. Mu by'ukuri byageze aho numva yuko ubukwe butakibaye bitewe n'uburibwe bw'umubiri nari mfite, bitewe n'uburwayi nari mfite, nari namaze kwiheba, nabonaga nta cyizere cy'ubuzima mfite, ariko mu by'ukuri ndabashimira pe! Ndashimira buri muntu wese wagize inkunga kugira ngo ibirori byanjye bigende neza. Mu by'ukuri kiriya gihe ndwaye nari ndi kure pe! Nari nageze kure, nari nihebye, nyine numvaga yuko nyine nta cyizere cy'ubuzima bwo gukomeza nari nsigaranye, ariko ndashimira abantu bamfashije nkabasha kwivuza, nkabona ubuvuzi bwihuse bw'ibanze, nkabasha gukira, ngasubira mu buzima bwanjye, gahunda z'ubukwe zigakomeza, ubukwe bukaba bwaragenze neza. Ni ukuri hari abo mbikesha, buri muntu wese uzi ko yagize uruhare, Imana imuhe umugisha. Mu by'ukuri ubukwe ni ikintu gikomeye pe! Gutegura umushinga w'ubukwe ukabona uwusoje amahoro, mbese ni ibintu by'agaciro, ni ibintu umuntu aba akwiriye gufata umwanya agashima. Ndashimira Imana y'amahoro yangiriye neza, ikankiza, ikankorera ubukwe bwiza bw'umugisha, ni ukuri ndayishimiye, iri mu ijuru ibyumve ko nyishimiye, kandi nawe wansengeye, nawe wamfashije, nawe wamperekeje, ni ukuri mwese mwarakoze cyane. Ngiye kubashimira, nabashimira byinshi, kuko kiriya gihe ndwaye hari abantu benshi nyine nagiye mbona mu bihe bitandukanye, bamwe baza bakavuga ngo murabeshya sibyo, abandi ati ntarwaye, ariko mu by'ukuri nari ndwaye kandi nari ndembye pe! Nari meze nabi. Buriya bigeze ahantu umuntu yumva yuko nta kintu kubaho bimumariye, aba yageze kure pe! Aba yatakaje ibyiringiro by'ubuzima bw'ejo hazaza, aba yumva ko nyine byarangiye, aba ari kubona nta kindi cyerekezo cy'ubuzima bwiwe gihari. Ni ukuri byari bikomeye pe! Byari bikomeye cyane, ntabwo byari byoroshye, nyine ku muntu bitariho, wenda hariho nk'umuntu wabonaga videwo akabona ko ari ibintu byoroshye, ariko mu by'ukuri ntabwo nari norohewe pe! Ntabwo nari norohewe, hari igihe bwacyaga nkabona ari wo munsi wa nyuma ndi bumare ku isi, ariko ndababwiza ukuri ko
mu ijuru hari Imana, mu ijuru hari Imana itabara, ni ukuri mu ijuru hari Imana ica inzira aho zitari, mbese ibyari imisozi ikabihindura nk'ibibaya. Ndashimira rwose abantu Imana yakoresheje ibanyuzemo, ni ukuri amasengesho yanyu yangezeho, ubufasha bwanyu bwangezeho, ubutumwa bwanyu bwangezeho, niyo mpamvu aka kanya mfashe uyu mwanya kugira ngo mbashimire. Ni ukuri ndabashimiye, kandi ni ukuri nanjye aho muzangenera hose ndi tayari ku bwanyu, ndahari ku bwanyu. Mwaranejeje, gutabara ubuzima bw'umuntu buriya ni ikintu gikomeye. Buriya umuntu utabara ubuzima bw'umuntu, my friend, sinzi ukuntu nyine ngewe nabibabwira kugira ngo mubashe kubyumva, ariko umuntu utabara ubuzima bw'umuntu aba ari umuntu ukomeye cyane. Ni ukuri mwatabaye ubuzima bwanjye, mwarokoye ubuzima bwanjye, mwampaye ibyishimo, ntago nari kureka kubashimira, numvaga biri ngombwa pe, kuko buriya gushimira ni umuco. Gushimira ni umuco. Buriya rero iyo ukoreye umuntu neza aba agomba kugushimira, akakwitura iyo neza. Ntacyo mfite cyo kubaha aka kanya, ariko Imana yo mu ijuru idaca urwa kibera ibambere umugisha pe, ibambere umugisha, kuko muri abantu bakomeye, muri abantu b'agaciro, muri abantu b'intwari, muri abantu bakomeye nyine mu buzima bwanjye. Ni ukuri ntabwo nababwira byinshi, gusa byari bikomeye, byageze aho numva ko kubaho ntacyo bimariye, byageze aho numva ko birangiye, byageze aho numva ko nta kintu kubaho bikimaze, ntangira kwicuza byinshi, ntangira kwivovota, mvuga nyine n'ibidakwiye, ariko ni ukuri Imana ishimwe ko aka kanya nje ndi muzima, nje ndi gushima Imana yankoreye ubukwe n'ukuri bwiza, ntabwo nabitekerezaga, sinumvaga ko bishoboka, sinumvaga ko bizaba, ariko nibyo koko baravuze ngo ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwacu ni Imana yonyine. Ni ukuri Imana yaranyigaragarije, abantu baravugaga, hari abambwiraga ko butazaba, hari abambwiraga ko bitazashoboka, nkagera nanjye ubwanjye nkabona mbigezemo, nkabona koko nta byiringiro by'uko bishoboka, ariko ni ukuri Imana yarabikoze, Imana yarabishoboye, nishimwe kandi nihabwe icyubahiro. Nshimiye abantu mwese mwamfashije, abambaye hafi, abasengeye, Imana ibahe umugisha, mwarakoze cyane, kandi ni ukuri Imana yo mu ijuru namwe izabibahembera kandi izabibaheraho umugisha, kuko ni koko ko ijambo ry'Imana rivuga ngo mujye mugira neza, ineza yanyu muzajya muyisanga imbere. Ni ukuri buri wese wangiriye neza, iyi neza azayiturwa. Mwarakoze cyane, Yesu abahe umugisha kandi akomeze kubagirira neza. Tuba musoma cy'uteye ubwoba, ubwo ibishe mu mitima yose bizashira. Niba hari umwe uri mwebwe uzi impamvu yatuma adafatanwa na mugenzi we nk'uko amategeko yemera, mugihe turataha. Kuko mukwiye kumenya yuko abafatanyije mu buryo ijambo ry'Imana ritemera batabafatanyijwe n'Imana, kandi gushyirwa kwabo kuba kwibanye amategeko. Kibere turataha imbere y'Imana n'imbere y'iteraniro. Nubwo mwaba mukora ibintu
hariho n'abasaba yahise bakaye arisi nta mpamvu Imana nishimwe cyane ubwo n'abavurero babonetse babuza gushyingirwa ndaje babaze ibibazo hanyuma asubiza wowe niyo twizera cyane wemeye umugeni wawe Mahoro Alice kawugeni wawe umugore wawe ushyingiwe kuva n'uwo wera wabashyingiwe mu gutegeko ry'Imana iyo twizera cyane uzajya ukunda umukuyakuya kandi umurinde ubuzima bw'abarwayi ugiye kuba yumvise uzareka abana bose muri Kigali n'abandi bose n'abahanga bose maze wanjye n'amahoro n'isumenge iminsi yose uzabana kimwe y'ubugereranya mu mibereho niyo twizera cyane ka mugabo wawe ushyingirawe umwana wawe wabashyingiwe ubugingo ry'Imana ari uzajya wumvira abana bakeneye umukorera umukunda umwubaha kandi uzajya kumurega ubuzima bw'abarwayi ari atakabaza kandi uzajya abandi bagabo bose uwane ndashije wenyine isi yose uzaba uri mwembi musaza wa Yesu imari kandi hafi maze tugiye gusaba gukora zikabita abasaza benshi ndabona yaje atubuke hanyuma agiye umubano adukorera none urugo rw'umwami uyu mugabo n'umugore turabasengeye Imana umugisha ukomeye cyane badashobora kubona ahandi hantu umugisha umwami wo kubana nabo bakakumenya bakagusobanukirwa ubarinde Mwami urugo rwabo urinde imiryango y'ubugingo bwabo wese batunganye turabasengeye Imana babigisha kandi bamugisha Imana mu byo bazakora byose urubyaro rwabo Umwami ubamugisha babyare bororoke bagwire kuko nta masezerano yo kubabuza Imana basaba imigisha rero tagabanije kugisha mu byo bazerekeza imitima yabo byose kandi uzajya bari Umwami mugore gutunganiye kugira ngo urubyaro rwabo Mana wige gukora neza uzabara impumyi uzabara ibigeragezo uzabahindura ubwoko bukomeye uzabahindura ishyaka rikomeye uzabahindura Umwami babe abana bakora benshi abana arabundi ubukwe butari ngubu ubukwe butazarangira ubukwe buzakomeza kandi Yesu Kristo azabutanga turagushimiye rero turakoze kugumisha gusaba kwacu byose mu izina rya Yesu amen. reka dushimana twakibarisha abayo yisahorisha mwicarire
ariko turakoresha noneho ubu bari kuri tapi y'icyatsi mwemerewe kuza kuri tapi ihuje uzanga bose babarebe haleluya ariko nakayibana narakora umutima urabafite amen amen reka dushimane haleluya Gasaro